gace ka filime tangira kwiyambura Dodo kubitiki manyuki cupa ngira ngo nkuko muyibonye buri muntu wese ushaka iyi filime yandikira muri comment ambaze ngo iyi filime yitwa nguki ko numva yikunze hanyuma nanjye bite bimukora rwose nta kibazo na kimwe bigendeye no habi ndabikurikirana pe hanyuma rogira nkuko muyibonye ikino kigabo cyari kije gufata ku ngufu y'umudamu ubundi ukuntu byatangiye kino kigabo bababwiye ngo batocyaringa umudamu bamukoreye buri kimwe cyose kibi ibice byose bibanza byose bya kwagiye tuyibona hanyuma ariko kino kigabo gishaka gufata ku ngufu bosi wabo arabuza aravuga ati ntabwo ari byiza gufata ku ngufu kino kigabo rero kirababara ariko kirabyihorera mu kanya gato bimaze kugera nimugoroba shefu wabo arabwira kino kigabo ati dore ngiye kugenda hari ahantu ugiye hanyuma kano gace kose uze kugacunga ikigabo rero kimaze kumva ko byose bibaye kirukana abandi bakozi bose batangashaka kubyanga ariko kino kigabo kirabirukana ku bw'itegeko kitagicinjira rero mu nzu gitangira kubwira wa mudamu ngo rwose ngo nagutekerezaga ngo nagukunze nyine bya bigambo byiraha nyine byo kugira ari kugira ngo nyine kibashe gufata ku ngufu y'umudamu ariko kino kigabo nagukiye kimenya ko uyu mudamu yari arimo yihambura imigozi bari bamukubise bari bamuhaye icupa ngo ayihambure kino kigabo rero gitangira kuza cyegera mu gihe kiri kwegera umudamu kigiye gufata ku ngufu rwose nk'uko natwe tuyibonye umudamu bihura n'uko amaze kwihambura birangiye atafata cya kimere cy'icupa atagikubita mu izosi aravanga ingegera ikigabo kitakibona hasi izosi ritarisa nkaho rimanyutse nyine ibintu birahinduka uyu mudamu rero yarirwanye reka ngire ngo nk'uko mubishaka mubwire mu mbaza y'amazina y'iyi filime ndayababwira iyi filime rero tuzayikomeza tuyisobanure kugira ngo bikomeze bigende neza ndabasabye kwihangana imana ibahe umugisha niba mushaka aya mazina mugendekere muri comment ndabibabwira byose ndabasabye sawa cawu imana ibarinde ibandebere icyoroshye bye bye.